ugatinyuka kenshi njya nigisha n'uyu munsi mbibabwire ubwo umuntu abesha imbere y'abandi yarangiye ati telefone nayo izankoraho ikagize kubera ko ashaka umwere ikibazo agishyize kuri telefone itagivuga. Ndagira nkubwire rero aravuze ngo nuko ntimukiganyire mugira ngo tuzarya iki. Bibiliya aho nicyo yavugaga ntago ari ugushaka gusobanura ngo twe gutekereza icyo uzarya. Abitwa ngo nabahanga b'abasizenguzi baravuga ngo ariko se pasa gasa urashaka kutubwira ngo ntitugomba gutegura ejo hacu. You should not think of tomorrow. Inshuti bakunzi b'iki kiganiro ndetse bakurikira YouTube channel cyane cyane ifasha abanyarwanda benshi ndetse n'abanyarwanda n'abandi bose bari ku isi, ndagira ngo basuhuze kandi mbifuriza gukurikirana ibiganiro tugiye kumva n'ijambo turi bukurikire. Ariko mbere yuko nsoma ibyanditswe mu nyemerere mbasengera bankurikiye. Mana mu izina rya Yesu turagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza, umwanya wateguye kuri twe. Nzi neza ko mwami wanjye ijambo ry'Imana rigira imbaraga rishobora guhindura umuntu mu buryo budasubirwaho, kandi ijambo ry'Imana n'ubuzima ndetse Imana ni ijambo. Niyo mpamvu gushimiye uko Abisirayeli bateze amatwi ndetse n'abankurikiye bose wera wa Isirayeli uvugana n'imitima yabo kandi ubuzima bwabo ndetse n'ubwanjye buhindurwe nawe. Ko biri ijambo ry'Imana tuvuga ngo ijambo ry'Imana ni inkota y'amogi abiri rishobora guhinguranya rikagabanya inyama ndetse n'umushokoro, rishobora gukiza urihabwa ariko rikakiza n'uritanga. Dukirizwe hamwe rero kugira ngo izina ry'Umwami rikomeze gushyirwa hejuru. Ndashimire ko bakurikiye Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu, amen. Inshuti bakurikiye kino kiganiro, umutwe w'ijambo uyu munsi turiga ku ijambo ryitwa kunyurwa. Kunyurwa ni ijambo ry'Ikinyarwanda cyangwa bakoresha izindi ndimi. Kenshi ndaza kujya nkoreshaho ururimi rumwe cyangwa urundi, ariko cyane cyane ndibanda ku Kinyarwanda cyacu. Ari ijambo ryitwa kunyurwa, ariyo contentment. Contentment, kunyurwa ni ijambo rigari. Umuntu ashobora kunyurwa n'ibyo afite, ariko twibuke nubwo dukurikiye mbere ko nsoma ibyanditswe yuko mu miremere y'Imana irema umuntu yamuremye mu buryo bukenera ikindi kintu. Nkuko ngo niba ufite rimwe ikurema ku buryo wifuza kabiri, atari kugira ngo urarikire. Ijambo ryitwa kurarikira no kunyurwa, ariko ukagira iyo zili yo kuvuga ngo nubwo mfite kimwe ndashaka bibiri ndashaka bitatu, ariko ukabishaka mu rwego rwo kuva mu bwiza ujya mu bundi mu nzira y'ibyanditswe. Uyu munsi rero ndaba ku ijambo ryitwa kunyurwa ndetse ndakoresha icyanditswe. Shimire abakunda gukurikira icyano cyane n'ikiganiro ko kibanda cyane cyane ku muryango family, kuko naje gusuzuma neza yuko isi yose yubakiye ku muryango. Iyo tuvuga umuryango ni umugore n'umugabo n'abana. Iyo igihugu gifite umuryango mwiza wanyuzwe kigira isibo ryiza muri setup z'u Rwanda, bikagira umudugudu mwiza, bikagira akagari keza, bikagira umurenge mwiza, bikagira akarere keza, bikajya ku ntara yewe n'umujyi wa Kigali. Iyo structure zose nta hantu namwe zakubakwa, kuko abakora muri iyo service zose baturuka mu rugo. Twiruka mu mujyi tukarangiriza mu rugo. Aho rero mu buryo bw'Ubumana niho Imana yibanda kugira ngo itunganye, ireme, ihindure. Sinabibwiye wenda nitwa Pastor Gasana James, nyobora Church of Hope ikorera hari ya Rubirizi muri Kanombe. Yesu rero amaze kwandika mu butumwa bwiza bwa Matayo, hari cyanditswe yanditse ariko kibanda ku byo yashakaga kubabwira. Yabonaga ko hari byinshi twifuza, ariko intumwa ngo azandike yandika igitanditswe kiri muri Matayo kizwe na benshi. Ariko ndagira ngo uyu munsi umwuka w'Imana ashobora kukikwigisha mu bundi buryo. Kiri muri Matayo 6:33, ariko abasomyi ba Bibiliya nawe nubona umwanya wandike. Buri impamvu yo kwandika no kugira ngo niwibagirwe uzibuke, niwibuka wongere kumva. Kuko iyo twigisha ijambo ry'Imana, umwuka wera w'Imana araza agasobanura kuruta nuko Gasana yasobanura cyangwa inshuti yacu cyangwa abandi bantu. Ndagira ngo rero inshuti zanjye nukurikirira ijambo, nukurikira iki kiganiro, ngaro ku kintu cyitwa kunyurwa, niho turi bwumve neza. Ndaza kubivuga mu buryo bugari. Umuntu anyurwa ati, anyurwa n'iki, mbese bituruka he? Iyo numara kwisobanukirwa dushoje mu byanditswe, uraza kwisanga ahari ahantu wacaga imanza ugacira abantu imanza. Wareba umuntu uko ateye,
wareba umuntu uko avuga, wareba umuntu uko agenda, ukavuga utari ku uyu nguyu ahari aharagenda bidakwiye, n'ahari bidakwiye, ahari afite kwifuza cyane, ariko ntumenye ahari inkomoko yo kutamenya ibyanditswe cyangwa byo kutarerwa bitewe n'amateka. U Rwanda murabizi ko tujya amateka atandukanye, tukihutira gucira imanza abantu, bigatuma rimwe na rimwe ya neza y'ubwami kugira ngo umuntu tumuzane mu bwami aho kugira ngo aze mu nzu y'Imana tukarushaho guhunga. Munyemerere ntatinze nsome icyo cyanditswe ndetse tuza kugikurikira twese. Nshimire abatwakiriye kandi badufasha mu buryo bwose. Matayo ibice byaho 6 umurongo waho wa 33 n'ahantu abasomyi muzasome igice cya mbere cya kabiri cya gatatu, ariko nibanje kuri uyu magambo kubera iminota mfite. Matayo 6:33 Bibiliya iyo hereye haruguru cyane cyane nko kuri kampere kuri 30 haravuga ngo ariko ndababwira, ariko Imana ubwayo kamere 26:9 kugira ngo tuze gukurikira inshuti zanjye. Mwibuke ko umutwe w'ijambo kunyurwa contentment. Aravuga ngo kandi ndababwira yuko Salomo mu bwiza bwe bwose atarimbaga nk'akarabyo kamwe ko muri ubu. Haleluya. Ndababwira ukuri, uyu ngo yandike butumwa bwiza bwa Matayo ibice 6:29, Imana ubwayo niyo yivugiye ngo ariko Imana ubwayo aravuga ngo kandi ndababwira yuko Salomo mu bwiza bwose atarimbaga nk'akarabyo kamwe muri ubu. Mwene magambo Salomo yari umukire ufite ibintu byinshi, ariko Imana ngo isuzume iravuga ati ariko ndabona hari ibindi bintu birenze, ariko reka nereka ubwoko bwanjye, nereka inshuti zanjye. Aravuga kuri 29 ngo nubwo yari afite byose ariko ngo ntabwo yarimbaga kamwe mu turabyo tumwami. Mu yandi magambo umwami ni ushobora kukurimbisha ukarimba neza. Amafaranga hari ibyo yakora, mwese muri abanyarwanda n'abandi banyamahanga badukurikiye, aho usanga umuntu ufite amafaranga menshi aguze umwenda uhenze, aho kareba undi waguze uciriritse, ariko wabashyira imbere yawe kureba uwambaye neza cyangwa wabereye, ugasanga undi wa make niwe wabereye. Ariko umutima w'imbere wamaze kunyurwa n'ubwami, ukumva unyuzwe ukomeze, ukumva unyuzwe n'ufite, ukumva unyuzwe n'ibyo wahawe. Yesu rero Imana yavuga ngo ndababwira ngo kandi ndababwira yuko Salomo mu bwiza bwe atarimbaga nk'akarabyo kamwe muri ubu. 30 ngo ariko Imana ubwo yambika ubwatsi bwayo yagerageza gusa nk'abereka ngo mbese ko duhangayitse, mbese ko tutanyuzwe, mbese ko twirukanka, mbese ko dushaka ibitari byo. Agerageza kutuha urugero ariko rwasaga nkaho rutubwira tutari ko nimuhindukiye mureba ahangaha, ese ko mufite ibyo ngibyo mukamurarikiye mugakora n'ibyanga. Ku minsi abantu turi mu kuva ku murongo w'Imana bitewe no gushaka gusa n'isi, kandi ndababwira ngo isi muririmbyi w'umunyarwanda yavuze ngo nta munoza, ariko Yesu iyo wanyujije Imana inyura abantu, icyubahiro kikaba icy'Imana. Ibyo ufite urifuza ibindi, ndababwira ngo ariko Imana ubwayo yambika ubwatsi. Mwene magambo ubwatsi ntibuhinga, nta nicyo bukora, nta n'ubwenge bufite, ariko waburemye kuko ari Imana ati ndaburimbisha. Mwene magambo twebwe turaruta buriya bwatsi. Yashaka kuvuga ati ariko se ubwo nita kuri biriya bidahumeka, ubwo nita kuri biriya bidafite ubuzima, ubwo nita biriya ntazanaragwa, mbese mwebwe. Yabwiraga benshi, yabwiraga wowe, yabwiraga jewe. Hari ikiguhangayikishije uyu munsi, ahari ufite kimwe ushaka bibiri, hari urakora inzira zose. Uyu munsi ndagira ngo uhamagare inshuti y'Imana, ijambo ryitwa kunyurwa, unyurwe n'uwuriwe, unyurwe n'icyo uriwe. Iyo nganira n'abantu bato, urubyiruko cyane, ndababwira ngo nta kintu na kimwe cyaguhindura gusa n'abandi. Icyo Imana ishaka use nk'ukuri, ahandi Imana igukoreshe mu buryo bwayo, kuko Imana ikeneye abantu babizerwa, ikeneye abantu bari bugende uko basa. Niyo mpamvu muzasanga hari byinshi cyane cyane turimo kugenda twadopta biva hanze, ariko ndagira ngo nkubwire ngo umuntu unyura Imana ni umuntu unyuzwe n'uko yamuremye, akanyurwa n'uko ari, akagenda uko ashoboye, akavuga uko yumva Imana imushoboza, agakora uko ashoboye, ntakore nk'abandi, kuko ntabwo turi muri competition. Buri muntu azahemberwa ibyakoze. Yatubwira ngo bisome igitabo cy'ibyahishuwe bice 22:14 22:12 haravuga neza ngo ndaza vuba nzanye ingororano ya buri muntu kugira ngo mugororere ibihwanye n'ibyo yakoze. Mwene magambo ntago nzagororerwa ibyakanaka, nzagororerwa ibyo nakoze. Nimu kwigisha hano nzagororerwa ukundi mu kwigisha. Nawe ufite izindi nshingano Imana iguhamagarira, genda uko Imana yaguhamagaye. Aravuga ngo ariko Imana ubwayo ngo yambika ubwatsi bwo mu gasozi ityo buriho none
ejo bukajugunywa. Imagine uburabyo burahari uyu munsi, ejo bukaburumye, ariko nubwo bwuma nta gitakaza kubwitaho kandi bizi ko buzuma ejo. Ibyo byose byari ingero zigaragaza ngo twebwe turaba agaciro imbere yayo, twanyurwa nayo yadukoresha iby'ubutwari. Inshuti z'Imana bankurikiye n'abazankurikira igihe cyose, uyu murongo muzawiteho, ngo bwuma none ejo bukajugunywa, ngo mu muriro, ngo ntazarushaho kubambika mwe bafite kwizera gukemwe asa n'ubacyaha. Hari ibintu bitubaho bikatubera n'ingaruka. Ndashaka kumera nk'akanaka, ndashaka kugenda nkawe, ndashaka gutunga nkawe, kugira umugore nkawe. Reka mbabwire, icyo tubonesha amaso y'inyuma ntago ari cyo cy'imbere. Ni nayo mpamvu abatazi Imana kenshi tugwa ahantu bitewe no kwigana. Ariko Imana ubwo yita ku bwatsi bushobora kuma mu kanya, ngo ifite agaciro katwambika. Hari icyo wifuza, hari icyo ukeneye mu rugo rwawe. Jewe Gasana hari ibyo nemera, hari n'ibyo ntemera. Mu byo ntemera kandi ibyo nemera kurusha ibindi ni urugo, umuryango, niyo base y'ubuzima. Ariko no kwitana n'umwana mu nzira, hari benshi abanyarwanda mukunda no kubaza ibibazo byinshi. Umuntu ukamubaza ibintu bitakwiye no kubazwa. Kubera iki? Kubera ko twamenye kubaza, turabaza. Ariko Bibiliya tubwira ngo ubwo Imana ishobora kwambika ubwatsi bwa peje, mbese umuntu wari mu ishusho yayo hari icyo yakwima? Ndagira ngo unteze amatwi unkurikiye, birashoboka ko uyu munsi udafite ibyo wifuza, ariko ntibisobanuye ko ibyo wifuza utazabura kubigeraho. Akomeza imbere hafi, araba ku murongo wa 31 ngo nuko ntimukiganyire. Iyi ni Imana yabivugaga. Burya kwiganyira Bibiliya isobanura ni ukwica kuvuga ati njyewe ahari yongira ababyeyi nari kuba ameze gutya, ariko hari abatabafite kandi bameze neza. Ahari iyo nzo kugira mama akaba yaranyishyuye mu mashuri meza mba nameze neza, ariko harabiza heza bari iwawa turabafite mu Rwanda. Ahari ushobora kwica kuvuga uti iyo nza kugira marume ukomeye uri mu nzego akamfasha, ariko ndakubwira ngo umuntu ntacyo yakumarira. Wowe nunyurwa nukumeze ukagera uko Imana ishaka, ugakora ibyo gukiranuka. Ari ibintu bitatu by'ingenzi umuntu wese yakwimenyera. Ijambo rikomeye uko turushaho kwakira isi ikaza mu nzu y'Imana, ukakira isi ikaza mu muryango wawe. Isi ifite imbaraga, utabaye maso yaguhindura, ugashaka kuvuga nk'uko abandi bavuga, ugashaka kugenda nk'uko abandi bagenda, wakumva umuntu ubeshya ugatinyuka. Kenshi njya nigisha n'uyu munsi mbibabwire, ubwo umuntu abeshya imbere y'abandi yarangiye ati telefone nayo izankoraho, ikagize kubera ko ashaka kuba umwere, ikibazo agishyize kuri telefone itagivuga. Ndagira ngo ubwire rero, aravuze ngo nuko ntimukiganyire mugira ngo tuzarya iki. Bibiliya hano icyo yavugaga ntago ari ugushaka gusobanura ngo twe gutekereza icyo uzarya. Abitwa ngo nabahanga b'abasesenguzi baravuga ngo ariko se pasa Gasaro urashaka kutubwira ngo ntitugomba gutegura ejo hacu. You should not think of tomorrow and plan. No. Planning ni imwe, ariko no guhangayika n'ukundi. In other words, Imana irakwereka yuko nubwo wateguye, kuko tuza abantu baze gutegura. Njya nanga ingero zoroshye cyane, nka ngero kuri bank. Nta bantu baze gutegura banka burya bari imibare yayo yose ku buryo n'inzira yose yo guhomba itarimo, ariko finalement usanga banka zimwe zihomba. Kubera iki? Ni abantu. Ariko Imana irakubwiye ngo ntuhangayike ngo uvuge ngo ndarya iki. Yashaka kukwereka ubumana bwayo, gukomera kwayo. Sinzi aho ingunu urimo, sinzi ikibazo hanganye nacyo, ariko nuhagara ko Imana ishaka, ukagenda uko Imana ishaka, ntubeshye ngo ubone kubaho. Hari abajya batubeshya akavuga ngo muri business nta kuri kubamo. Icyo ni ikinyoma. Hari abajya bakubeshya ngo nubwo uri pastor ariko pastor ashyira ku ruhande, noneho tujye mu buzima busanzwe. Ubuzima busanzwe bugira akamaro bukanezeza Imana n'ubundi mu gusoma. Imana yavuga ngo nambika ubwatsi 31 ngo nuko ntimukiganyire mugira ngo tuzarya iki cyangwa tuzanywa iki cyangwa cyangwa tuzambara iki. Ibyo ni ibintu by'ingenzi. Icyo kunywa n'icyo kurya n'icyo kwambara bishobora kuguhangayikisha, ariko Imana ikweretse ko iri ready kugira ngo ibe yakora ibyo ngibyo. Bitavuze ngo wicare urangare uvuge ngo naniye gukora. Oya, icyo dukuragaho ni iki? Ni ukurarikira, ntunyurwe n'ukumeze. Uyu munsi uzasanga abantu rwose yarahindutse. Imana itubabarire. Sinaje gucirira umuntu imanza, ariko naje kuvuga ngo nimba hutuye, nimba ukumeze, hari uko wagenda guhinduka bitewe n'abantu. Kubera ko abantu baratwinfluence kenshi
bagashaka ko tumera nkabo. Ariko ndagira nkubwire inshuti yanjye nteze amatwi, genda uko wahamagawe, vuga uko wahamagawe, kora uko wahamagawe, uwirukanka mwihorere, ibyo ubona byamamaye mwihorere, wowe kora icyo Imana igusaba. Akomeza hafi ku 32 aravuga ngo kuko ibyo byose abapagani babishaka, kandi so mu ijuru azi ko mu bikwiriye byose. Amena. Ibyo byose biduhangayikishije, ukagera n'ubwo ubeshya ugatwara iby'abandi, ukajya n'ubwo uzahangaha nkababwira ibitangaza, ariko wasuzuma ubuzima bwanjye bugatandukana n'ibyo mvuga. Yakobo yarababwiye ngo nimunyereke kwizera kwanyu mbereke imirimo yanjye. Bisobanura nshuti yanjye aho uri ku kazi, ushobora kuba usuzuguwe kuko ari kubibona, ariko nugenda nk'uko Imana ishaka, bazashaka umukiranutsi w'umwizerwa, niwe bazagenda. Nsoma umurongo imbere nse ntansatira gusoza mva ku ijambo ryitwa kunyurwa. 3 ahageze arahagarara aravuga ngo ahubwo ibyo byose yumvise ko tubikeneye, amazu turakeneye, abagabo turakeneye, hari n'abakobwa, hari n'abasore babashyiraho igitutu. Njya mbyumva hano mbi Kigali ni iwacu, ugasanga umuntu afite imyaka n'urugero 33, 34, 35, umuntu amaze tuzashaka ryari. Nta muntu wishaka. Kuki udashaka? Ntago ari competition. Wowe genda uko Imana igutunganya, isaha y'Imana izagera. Niba gushyushye, mperuka kubona umubandi umwe ahetse umuntu kuko umudamu yabuze umwana, ibandi ryo mu mujyi riragenda rifata ngo rigiye kumusengera, ati banza usimbize, ni demonstration ngo amwereke uko abikora. Ibiro arabimurusha, akokwera ku mubyeyi ashaka umwana amutekinika nk'abapfumu. Imana yacu ni Imana ikorera ku gihe cyayo. Yaravuga ngo ntago igicererwa cyangwa izinduke, ikorera ku gihe. Aho rero bashaka kukotsa igitutu, ukanga amagambo y'abantu, ukishora mu bidakwiye. Arababwira rero 3 ari hundi busoreze, aravuga ngo ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana babushaka bati? Ahubwo mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Ubwami bw'Imana tubushaka dute? Ni inzira ebyiri z'ingenzi zishoboka. Yesu yaduhaye inzira, avuga ngo niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo. Kandi abanyarwanda by'umwihariko twese turavukana. Iyo umuntu agusuzuma ubuzima bwawe, akareba imikorere yawe, akareba imigenzereze yawe, akabona irasa n'umwami, niyo utajya kuri televiziyo no kwamamaza ubutumwa bwiza, already ubwo buzima buhindura abandi. Ndagira ngo mbasabe inshuti zanyu, dushaka ubwami. Ibi byose amafaranga, amazu, amamodoka ngo n'abatazi Imana barayafite. Ariko uyu munsi turakoresha uburyo bw'isi kugira ngo tubone iby'Imana, twemeze ko twabonye Imana. Ariko ikibazo kiravuga ngo mbese wowe unteze amatwi, ibyo utunze Imana yabisuzuma wabihamiriza? Mbese wa mugabo wubatse uyu munsi Imana ikubajijeho ku giti cyawe ngo mbese gasa ibyo uri mu kubwira abanyarwanda baguteze amatwi n'abandi, jewe nje wabinsubiza neza? Mbwira inshuti zanjye, ibyo abantu batubonaho nuko dusa, amasura ntacyo abwiye abantu, ariko ibikorwa nibyo biri mu guhindura abantu benshi. Burya Yesu nta kindi yakoze, aravuga ati dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Dushaka ubwami bw'Imana dute? Tubwiriza ubutumwa bwiza. Inzira yonyine yo gukorera Imana ni ugukorera abantu. Inzira yonyine yo gukorera Imana ni ugufasha abandi. Kandi ntubafashe ngo nurangiza ubirateho, kandi nukwitana n'uwo bitameze neza, nukumva ko we yabaze nabi. Ahari isaha yawe ntiragera, gusa isaha y'Imana yigeze. Imana ntikererwa kandi ntizinduka, ahubwo ku gihe cyayo nihizira. Ariko nitunyurwa nabyo, ufite umudamu wawe ahari ni muremure cyane cyangwa mugufi, ni inzobe cyangwa ni muto, icyo ukeneye kumenya ni kimwe: mbese akunda Imana, arayubaha. Ibisanzwe byose bizaza. Imana itanga amafaranga idakanzwe nuko wize, idakanzwe ko wakoze imishinga, from nowhere ishobora guturitsa ijuru. Gitangaza cyakuba kuko igitanga amazi mu butayu. Sinzi aho aruri, sinzi uko warumeze. Nsoze mbifuriza ko tunyurwe nabo turibo, tunyurwe n'ibyo dufite, ariko dukorera umwami tudaciye mu nzira yindi. Inshuti zanjye, mwibuke ko turi inzandiko kandi zisomwa n'abantu benshi. Uzajya uvuge ariko abantu bagusomye kare. Nitugenda uko twahamagawe, tukagenda uko ijambo ry'Imana rivuga, ahandi icyubahiro kizaba cy'Imana. Hari imigani isozwa, munaho ati ntumukatubeshye, n'intungane bwira icumuye 7. Ibyo ni ikinyoma, no mu ivanjiri ntikirimo, no muri Bibiliya ntago kirimo.
ntiyaba intungane yacumuye 7, it's too much. Ariko Paulo yaravuze dushobozwa na byose na Kristo duha imbaraga. Tunyurwe nabo turi bo, dukorere umwami kandi tugereze kuza kwe. Ikintu cyose uzakora ujye ubaza ngo ariko se ubu Yesu aranyuzwe cyangwa izina rye ndaryubahishije cyangwa ndaritukishije. Wowe wisuzume kuko ntiwabeshya Imana, ntiwakwibeshya. Ibyo abantu babiri, iyo uvuze ngo ndi mu mujyi uri Remera urabizi, ariko nitugenda uko ijambo ry'Imana tubwiye dushake ubwami bw'Imana no gucyanuka, ibindi byose Imana izi ko tubikwiye kandi izabibaha. Imana ibaha umugisha. Mwami mu izina rya Yesu tuguhaye icyubahiro kandi turakubashye. Ni wowe wenyine nta wundi. Turashimira bashyizeho uburyo mwami bw'itumanaho bworoshye bugera kuri benshi. Ahari mu bantu banteze amatwi hari wari ugeze ahantu ahangayitse azi ko n'Imana yamwibagiwe. Hari igihe bitubaho ukumvira asa nkaho idahari. Iyo wowe ngo yarakora kwera yishakisha yumva ntihari. Ari ye ikibazo kikwegera ukumva Imana ntihari. Ariko nje kubatangariza ngo dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Tunyurwe n'imiryango twubatse, tunyurwe n'abo twashatse, tunyurwe n'abadushatse, tunyurwe n'abo twabyaye, tunyurwe n'aho dutuye, tunyurwe n'akazi twahawe, kuko igatanga ariyo kwizerwa. Nimba yambika ubwatsi, niba yambika n'utwatsi tuzumejo, twebwe abantu dufite agaciro. Kandi mwibuke Imana ni data, ntago ari data wacu. Nta kintu umuntu yasaba se ngo akimwima gifite. Nimba kitaraza nukabona ko hari gikwiriye, nkuko umwana ufite imyaka 6 udashobora kumuha telefone ya smartphone, nkuko utafata umukobwa w'imyaka 12 ngo uyimuhure umubyeyi. Ibyo bituma udashobora kuyimuha kandi ufite ubushobozi. Nibyo Imana yaheraho kugira ngo ibanze tugeze ku rugero rukwiye kugira ngo izina rye rihabwe icyubahiro. Icyo dukora nicyo tuvuga kijye gihesha izina ry'Imana icyubahiro. Imana ibampere umugisha mu izina rya Yesu. Amen and amen.